aracyari kureba hejuru. Izi ni imbaraga zanyu z'abakurambere. None aya mafaranga nta ngaruka agira. Yagiye umugabo no kuvugana nanjye ntabwo biri gukunda. Wenda kugira ngo tubagereho ku Gicumbi iwanyu, ndagira ngo mubwire n'abantu bifuza kuba bagera ku Gicumbi bitwaza iki mbere yo kugera ku Gicumbi, bigenda gute? Babakara yego mu umuntu gahunda yiteguye. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza, wewe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV. Nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. No Manzi y'Imana, Manzi ya mwiza, Manzi Sadon. Ndamo misozi mu mikoki mu bibaya mu bidugudu hose baniruka bashakira amakuru 5 ko kandi igira hino mwana tuganire neza. Ndi kumwe n'umuvandimwe hano, mushobora kwibaza muti ese kubera iki noneho uri kumwe n'uwo mutaramu, ni ikihe kintu mushaka kutugezaho, ni ikihe kintu mugiye kutugezaho kano kanya? Rero uyu mupepure nagiye kumva numva telefone irasonnye, hanyuma isonnye nditaba, aranyibwira amazina n'aho atuye hano mu karere ka Ngororero. Hanyuma arambwira ati rero mufitiye inkuru kandi ishyushye. Iyo nkuru ni bwoko ki rero? Uyu munsi baraza kumpindurira ubuzima. Ese ubuzima barabuhindura bati? Ati nahamagaye umuntu turavugana, nsoza ibyo nsoza, muha ibiki n'ibiki, ubu byinshi cyane. Uyu munsi rero igihe cyageze, nanjye rero navuze nti reka mfata akamodoka kanjye nkakubitemo essence ubundi niruke muri za Ngororero. Naciye avuye Kigali nikubita Kamonyi, mva Kamonyi njya Muhanga, mva Muhanga nikubita ndumva nahise nkata nerekeza za Ngororero. Hanyuma ngeze Ngororero mpura n'uyu mupepe. Amakuru ni meza. Urakomeye? Ndaho ndakomeye. Ndagufasha. Amakuru yawe ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Amazina n'impamvu turi hano? Banyita Umuhire Valente. Impamvu turaha, hari igikorwa narebye gukurikirana kuri YouTube, mbona umuntu ukora ibitangaza. Yego. Uwo muntu yagaruje igare ry'umuturanyi wanjye bari batwaye. Yego. Agaruza inka ye bari bakuye mu kiraro, ayigaruza batarayirya. Yego. Noneho nanjye nza gukurikirana nimero ze, anyemerera ubutunzi. Ubwo uyu munsi akaba aribwo niteguye kubufata. Umuntu wambwiye se umuntu nigeze kubona ugaruza na moto y'umuntu akanavura nanjye akamara n'uwo nguwo. Iki rero kano kanya biraza kugenda. Kano kanya biraza kugenda neza kuko niteguye gufata ubutunzi, guhabwa ubutunzi nawe. Yego. Ubwo akaba ari byo
byatumye nkwamagana. Hanyuma uti guhabwa ubutunzi, ukigera mu guhabwa ubutunzi ni ibintu mazemo iminsi ngenda, wowe wizeye ute ku butunzi bwawe buri buboneke ko abenshi bashidikanya? Oya, ubutunzi bwanjye nizeye ko buri buboneke kuko hari abantu benshi duturanye babubonye. Uri seriye? Ndi seriye ko nanjye ubwanjye narabubonye, rega ntabwo seriye ko ubutunzi bwanjye ubu ngubu yamasangiye kubwakira. Hanyuma yaguciye iki, byagusabye iki kugira ngo wenda yansabye amafaranga yo kuzamura impano 300,000 kuri 1,30,000. Ari buguye 1,30,000? Yewe yakubwiye gutegura iki? Yambwiye ko ngomba gutegura ibase. Iri hehe? Ibasira hari iri hano mu ubuse ntabwo wamuhamagara kubona adahari mutari kumwe? Nimero ko nta telefone ugira. Nta telefone ngira ariko nimero kano kanyura yigura. Ndayigura, nizeye ko ndayigura. Somera nimero ya 079 34 93 9 muguhamagarire mw'abantu mwe, ntabwo biba byoroshye ariko muve ku giti, dore umuntu uko byagenda kose uyu muntu araza kubikora. Ntabwo ayifashe, reka nongere mbizemo numve iciye amatena. Karame muganga, akira. Ni umuhire Valante muvugana, nkaba niteguye kwakira ubutunzi wangeneye. Nabibonye. Icyo gikoresho kizana muga ngo wamubwiye gutegura ibase, ari kwiruka ajya kuyizana mu nzu. Wamubwiye gutegura ibase hanyuma akakiramo 30,000 ze ngo ziraza mu madolari, niko numvishe yambwiye. Hanyuma ngo hari amafaranga ngo yaguhaye yo kuba wazamura iyo mpano. Ibase yayihagejeje, akora iki noneho? Ufite inoti aho ngaho? Ntabigenza gute? Kamerama wambaye inoti. None muga nta noti afite, nta kundi kuntu yabikora? Pfundikira ukuremo uwo mwenda. Bo ntabwo pfundikira, yewe sha muri ibihuha. Pfundikira neza. Yapfundikiye. Yagera igikoresho cye agipfukama iruhande, akirambure ibiganza bye byombi, avuga ngo babyeyi kwakira ntuzashireho ukundi. Aravuga ngo iki? Babyeyi uyu mutungo ngiye kwakira ntuzashireho ukundi, gutunganywa ni ukwanyu. Aba ari ukuvuga gusa. Babyeyi umutungo mugiye kumpa ngiye kwakira ntuzanshireho ukundi. Gutunganwa ni ukwanyu. Gutunganwa ni ukwanyu. Urebe neza, urebe hejuru, urebe amatora agiye kumanukayo. Reba hejuru. Yarebye hejuru, aracyari kureba hejuru. Dore umutungo wawe waje, harimo amadolari, amapawundi. Ibi ni ibiki? Dore amapawundi, dore amayero, amanyataka, dore amayero, uzikwarimo n'amayero n'amadolari. Dore amadolari. None se wamayeho mwana muga alo, ndumva numiwe, ndi kubona ntazi ibintu, ndi kubona bisa nk'aho ari ibitangaza. Ndagira ngo ngiye nkubaze, ibi bintu kubikora gutya wapakiyemo amafaranga yawe mwana, ibi bintu kubikora gutya ko twikiriye ibase, nta kintu na kimwe wakoze uretse kuvuga ariya magambo, ibindi bije gute, mubikoze mute? Ndagira ngo mutusobanure neza ukuntu bino bintu mubikoze bikavavaho amafaranga yawe mwana. Izi ni imbaraga zanyu z'abakurambere.
none aya mafaranga nta ngaruka agira yagiye umugabo no kuvugana nanjye ntabwo biri gukunda nta ngaruka n'imwe ashobora kugira aya mafaranga harimo amayero n'amadolari n'amapawundi byose ndabibonye bivanze ibi ngibi bihuye na miliyoni 30 yagusabye garuka no nkubaze mwana garuka nkubaze hanyuma uretse bino bitangaza mbonye akoze yambwiye ngo yabahaye ngo 300 mumusoreje bino bintu bimeze gutya uretse ibi bitangaza ukoze nta bindi bintu mwaba mukora yego hanyuma abatabashije kuhagera nk'uko mubigenje kuri uyu muvandimwe nimero babakuraho ni iyi ngiyi uyu muvandimwe agira ya 0793 34 932 yisome mwana 07 34 932 932 yego hanyuma tubashaka wenda kugira ngo tubagereho ku Gicumbi iwanyu ndagira ngo mubwire n'abantu bifuza kuba bagera ku Gicumbi bitwaza iki mbere yo kugera ku Gicumbi bigenda gute babakara yego mu umuntu gahunda yiteguye reka tubashimire yego ubu ndishimye kuko uriya mugabo ni umunyakuri ntajya abeshya yego amafaranga yanciye nari nzi ko bitazashoboka yego none ubu ngubu murabona nk'imvura yaguye nari umuntu w'umukene ariko ari amafaranga burangiye kuyabyaza umusaruro hano watembereye iwacu Ngororero wabonye ko haba intoki ngiye kugura buriya ngiye kugura nk'urutoki ngura inka nshyiremo noneho ubwo ngubwo niteza imbere nk'abandi bose icyo nabwira abantu bose abantu badukurikiye uriya mugabo umpaye impano pe ni umugabo ushoboye arakora hanyuma ibi bintu ni ubwa mbere ubigerageje cyangwa hari igihe wabigerageje biranga hari igihe nabigerageje biranga noneho uyu mugabo nza kubona abantu benshi yafashije niyo mpamvu ndamwizera mfata nimero ye ancara amafaranga yo kuzamura impano 300,000 kuri miliyoni 30 none amafaranga ndayabonye ese ntabwo uraza kumpaho agatike nanjye nkamenya neza niba binakora nta kibazo buriya ndaguha agatike reka nta nubwo mbashije kuvunjisha urabona ndi umuturage kuvunja ari amapawundi ukabimfasha uvunjishe tangira ukoresha amafaranga tangira nkoresha amafaranga si ubwa mbere ubonye ari amafaranga y'amanyamahanga niyo bwo nyakozeho amapawundi amadolari nibwo nayakoraho ni nangaho ubu ngubu ntaho napfa kubonaho nyavunjisha umuryango wawe biraza kugenda bite umuryango wanjye uraza guhinduka ubu ngubu umuryango wanjye sinzi uko urabyakira mbese kuko ni ibintu bikomeye by'agatangaza reka namwe mbashimire cyane kuba mudahwema kudukurikira ibyo mwiboneye murabibonye nanjye ubwanjye hari ikintu mbona narangiza umunwa nkawushyiraho ingufuri nkabura ukundi kuntu navuga cyangwa se ukundi kuntu nabigenza manzi y'Imana manzi ya mwiza manzi Sadunda nkorera subscribe like share na comment bigere kure ibyo mwiboneye byo murabyiboneye banyemereye ko nimero ndaza kuyishyira kuri screen hanyuma mukava ku giti ukayoboka umuntu Imana ibahe umugisha turabakunda cyane.